urabona ko twakomeje gushakisha buy hano, kandi iyi buy urabona ko confirmation za sell zakomeje gukora, zikomeza gutanga sell, ariko hano dufite iyo twakwita nka main support hano kuri no screen yacu. Iyo ufite support gutya utegereje kuba, urabizi ko market ishobora gukora support ya kabiri cyangwa gatatu, hageraho market creating a fake out ikaba yakora support hano, igashyiramo n'izindi confirmation zose za buy, kugira abantu bakoreremo buy hano hagati, cyangwa banakorere buy hano nka kuriya natwe wakoze buy, kimwe n'abandi bagiye bakorera buy hano bose, ugakora buy, ariko hano munsi hariyo indi support. Iyo hano hari indi support rero nk'iyi ngiyi iri strong, iyi support ishobora gutuma zino support zindi ziba hano hejuru, cyangwa izindi zose za buy ziri hano hejuru zihinduka zone za liquidity, market igafominga liquidity mo hano hagati, abantu bakabayingiramo hano hagati, kubera ko market iba yakreating izi support. Mwabonye kandi nabyo byatubayeho, bimaze iminsi tuvuga ko twumvaga trend yanjye iribuze kubahirizwa, tukaba tunabihombeyemo gutya. So hano rero ikintu cyari gikurikiyeho gishoboka ni uko abantu bose bagiye bakorera buy kuri zino support, izi support zagiye ziba created mo hano, baba bafite ama stop loss hano, nk'iriya stop loss yacu mwabonye aba yari created. So hano iyo dufite iyi support hano, market zigakora indi support arizo bita equal lows cyangwa double bottom. Hano rero price nyuma yo kumanipulating abano bantu igakora hano, ikiba gisigaye ni ukwita izamuka direct, ntago ijya igaruka hano ngo iri testing ngo isubire inyuma ngo igaruke ngo hano inyuma, oya, izamukire rimwe ihita igenda. So tubona ari buy rero ifite imbaraga, noneho ni kuri ino support, ushobora kubera support ya kabiri hano, support ya kabiri ikaba yatanga noneho buy ya danger. So ibi bintu bindi tukaba turi gushaka hano rero biraza gutuma nako turabikuraho, tuze kuvuga ngo aho turi bwinjire hose target yacu iraza kuba ari iyi ngiyi. Buy yose twaza gukora target yacu iraza kuba ari hariya kuri ino resistance, ino high, cyangwa tukayishyira hano, iraza kuba iri muri ino zone take profit yacu, aho twakinjira hose buy. Amafaranga yose arimo araza kuba yari kabarinzi ino loss, twanageze tuvuge nko kuri balance nk'iya $80. Iriya loss tuba tubonye, nababwiye ukuntu tugomba kuyibara. Tugomba kubara nk'umuntu uri gukora tuvuge nk'umuntu uri gucuruza restaurant, ashobora kuza umukiriya akamena ikintu akagenda atakishyuye, mushobora kuba muri gukora ibindi bintu, muri koza dishes, akagira ibikoresho byo mu gikoni bitakariramo. Izo ni losses zose zo muri business nk'iyo ngiyo ya restaurant. So hano natwe muri trading tugira losses nk'izo ngizo. Ushobora kubayinga currency runaka ntiguhereze profit, ukaba wahomba, ugasigana icyambere no kubusiganya capital. Usiganya capital uri bufate indi trade, iyo trade iyo wininze ibintu byose bigenda neza. USD JPY, conclusion dushaka gukora